Inshuti bakunzi ba Digital TV namwe mwese mukurikira Digital TV aho muherereye turabasuje cyane. Bakunzi bacu rero nko twabemereye ko tuzatubahiriza amahugurwa atandukanye kuri telefone na computer. Gusa kuri uno mwanya ngiye kubereka akantu nkuko mubibona kuri iyo foto, kwereka uburyo ushobora guhindura RAM ya telefone yawe. Gusa bitavuze ko guhindura RAM ari uburyo bwo kugira ngo ari uburyo bwo kujya ku mutekinisiye akaba yafungura telefone bagakuramo RAM agashyiramo indi. Oya siko bimeze, ahubwo nkuko mubimenyereye nk'abantu batunze telefone za Spark 10, yaba Spark 10, Spark 10C, abenshi izo telefone uko zimeze kose n'izindi zigiye zitandukanye, birashoboka ko ushobora kubona ko yambaye RAM y'8 ariko ifite RAM zigiye zitandukanye muri yo. Uyu mwanya rero nkuko nabibemereye ngiye kwereka uburyo ushobora kuba wavana telefone yawe wenda kuri RAM ya 2 ukashyira kuri RAM ya 4 mu gihe utunze imwe muri ubwo bwoko bwa telefone nakubwiye. Iyi telefone ngiye kukwerekeraho ni telefone ya ni Hot 30i ya Infinix. Mu by'ukuri ibi bintu ushobora kutumva agaciro ko kuba wahindura RAM ya telefone, ariko iyo telefone ifite RAM nini ni nabyo biyifasha kuba yakoresha application ziremereye. Niba rero ugize amahirwe ukaba ufite telefone ifite RAM ya 4 ariko ugasanga ifite 2, 3, 1, 4, ntago wakagombye gukoresha 2 uri kubona ko ifite RAM ya 4. Uhita uyivana muri 2 ukayishyira muri 4 kugira ngo za mbaraga zayo zose ijye zikoresha uko bikwiye. Ndagusabye rero niba utarakora subscribe uhangana kuri subscribe kugira ngo iyi video tugiye kuguhereza tuyiguhereza bakoze subscribe, ndetse n'izindi zose zigiye kujya zica kuri channel yacu tujye tuziguhereza uzibone mu bambere. Ikintu ndibuze kugukorera rero, reka ngufashe twinjire muri telefone yanjye. Uko urimo kuyireba iyi ni telefone yanjye, ndetse ndibuze kukwerekeraho uburyo uri buze kuba wahindura RAM ya telefone yawe. Uri buze kuza muri setting ya telefone, wakande. Numara kwinjira muri setting ya telefone yawe uze kureba handitse my phone. Uze kureba handitse my phone cyangwa se about phone bitewe na telefone urimo gukoresha. Uyifungure, numara kuyifungura uze kureba ahantu handitse ibijyanye na RAM. Ahantu handitse RAM hano wakande. Numara kuhakanda urabona handitse set virtual RAM, akangaka ko hasi akangaka. Noneho uhakande. Numara kuhakanda urabona ko bakweretse ubwoko bwa RAM buri muri telefone yawe. Mu by'ukuri ari gushobora gusanga telefone yawe iri kuri 1, iri kuri 2 se, gusa nge bitewe nuko nzi akamaro ka RAM nayisize kuri 4. Nawe rero ndagusabye telefone yawe kuri kuyibona kose uze kuyishyira kuri 4 kugira imbaraga yakoreshaga zize kwiyongera. Uraza uhite ukanda OK. Numara gukanda OK, mu gihe ari ubwa mbere uraba ubikoze telefone irahita yizimya, cyangwa si igusabe kuyizimya wemeze uyizimye ize guhita yiyatsa iri buze kwaka yarangije kwambara 4. Mu by'ukuri iyi ni inzira ya mbere nkweretse yo kugira ngo wongerere telefone yawe ubushobozi. Ikindi tugiye gukora, tugiye kujya muri developer options nkwereka uburyo ushobora kuba n'ubundi wahereza telefone yawe imbaraga zo kuba yafungura amavideo aremereye, nka video zo kuri YouTube, video zo kuri Instagram, bitewe nuko uri buze kuba wabishatse kuyisetinga. Ikintu uri buze gukora rero, urabanza uze kumenya niba telefone yawe koko yajyamo ifite developer options. Ikintu uri buze gukora, uraza kongera gufungura setting. Numara gufungura setting uze hasi ahanditse system, wafungure. Numara kuhafungura uze gukanda kuri developer options. Numara gukanda kuri developer options, birashoboka ko nta niyo ufite muri telefone. Mu gihe usanze ari ntayo, ikintu uri buze gukora, uri buze kuza handitse my phone cyangwa se about phone, uze gushaka build number. Build number ndakiye kuyireba neza.
ngiyi uyikandeho inshuro 3 cyangwa 7 bitewe n'ubwoko bwa telefone uri gukoresha. Njye ndibuze kuyikandaho inshuro 3, 1 2 3. Barambwira ngo no need, you are already a developer. Kuvuga ngo nta mpamvu yo gusaba kuba developer kuko narangije kuba developer. Bivuga ngo hano ninjya muri system ndaza gusangamo ya developer options, ariko wowe mu gihe utarakandamo ziriya nshuro muri build number ntabwo uri buze gusanga developer option muri telefone yawe. Umugero yamaze kugeramo uri buze kuyifungura, numara kuyifungura uze kumanuka ushaka ahantu handitse Windows Animation Skull, uraza uyishakishe Windows Animation Skull. Ahangaha ndabona Windows Animation Skull twayigezemo. Naha urimo kureba hano n'utu twose dutatu dukurikiranye. Mu gihe uri busange byarangije kuba kuri rero ikintu uri buze gukora ni ikihe? Uri buze kuza kubanza wajya kuri YouTube yawe, umanze ufungure video imwe cyangwa ebyiri urebe uburyo ziri gufunguka, kugira ngo ibintu umara kubikora uze kumenya impinduka ziri buze kuba zabayemo n'icyahindutse kiyongere muri telefone yawe. Uri buze kuza ufungure Windows Animation Skull ya mbere uyigire off, numara kuyigira off uze no ku ya kabiri nayo uyigire off, uze no ku ya gatatu uyigire off. Zose numara kuzikora off uri buze kuza uhite usohoka muri ibi byose twakoze. Ibi byose twakoze numara kubisohokamo uze guhita uri startinga telefone yawe. Numara kuyirestartinga ongera uyicane uze kuza urebe kuri YouTube, urebe niba video uko yifunguraga ari nako iri gufunguka. Ko ndatekereza ko niba video yafataga amasegonda 10 cyangwa 15 yo gufunguka, aka kanya numara nugerageza kujya uyikoraho, nugerageza kujya ukora kuri video runaka, izagira hita ifunguka ku kanya bitagusabye kubanza wayitegereza. Ndagusabye rero niba iyi video yagufashije ukore like, subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tuze kujya tubana muri video zindi zizakurikira. Murakoze cyane.